Ndabasuhuje bakunze ubutumwa bwiza, mwe mudukunda kandi mwe mudukurikira, mwe mukurikira ibiganiro tunyuza ku miyoboro itandukanye. Rwose turagira ngo tubabwire ko tubakunda by'ukuri, kubera ko namwe mukunda ijambo ry'Imana mukariha umwanya, kandi turabifuriza rwose ko uko turibagezaho ryajya ribaha ubuzima twifuza ko ribagezaho, kubera ko twaribonyemo igisubizo cy'ibibazo byose umuntu yagira hano mu isi. Turifuza rero ko abadukurikira rwose mwungukirwa mukamenya imigisha Imana yabashyiriye muri Kristo Yesu, mukayinezererwa ndetse namwe mukagarurira Imana ishimwe, kubera ko gushima gukwiriye abatunganye rwose. Ubwo rero uko Imana irushaho kubamenyesha ubwiru bwayo yadushyiriye muri Kristo, namwe turabizi ko ni nako amashimwe aturuka kuri mwe ajya ku Mana akomeza kwiyongera. Burya ubuntu bw'Imana tubagezaho ntabwo tuba tugamije gusa ko bubahesha ijuru. Ikiganiro cyangwa se na channel yacu ubwayo ya YouTube yitwa Ijuru Ntirikorerwa TV, yewe na WhatsApp group yitwa Ijuru Ntirikorerwa, yewe navuga ngo n'ibiganiro ducisha ku mbuga zitandukanye, yewe no ku maradiyo, nuko tubyita ngo Ijuru Ntirikorerwa. Ariko ntabwo tuba tugamije ko mubona ijuru gusa, ahubwo tuba tugamije ko munasobanukirwa byinshi Imana yadushyiriye muri Kristo Yesu, kubera ko ubundi ubuntu bw'Imana burabanza bukadukuraho urubanza rw'ibyaha n'ibyo, bukaduhesha ibyiringiro by'ijuru, ariko ni nayo ntangiriro nanone y'imigisha yose Imana yadushyiriye muri Kristo. Abantu mu isi bahari bafite ubwoba, abantu biciraho iteka, abantu bumva bazarimbuka, kandi koko nibyo, abanyabyaha bazajya mu muriro utazima. Ariko hari inkuru nziza abantu batamenye, yuko Imana yabababariye, yuko Imana yatanze imbabazi muri Kristo Yesu, bikaba bisigariye umuntu gusa kwizera izo mbabazi, akaba mu isi atunze umutima utamurega ikibi, umutima utarimo urubanza rwo kurimbuka. Ibyo rero biduhesha ibyiringiro by'ubugingo buhoraho, ariko kandi binaduhesha amahoro. Kuba mu isi ufite ubwoba, kuba mu isi wumva uzarimbuka, urupfu rwo ntiruzabura kuza. Gutekereza rero ko n'upfu uzaba ugiye mu muriro, ubwabyo bituma ubaho nabi. Sinzi umutungo watunga waguhesha amahoro mu gihe cyose waba wumva ko ufite ubwoba, wumva ko utekereza ko ushobora gupfa ukarimbuka. Ibyo watunga byose rero, amashuri yose wagira, inshuti wagira, mbese ubutunzi bwose wagira, ariko utunze umutima ukubwira ko ufitanye n'Imana ikibazo, nta mahoro wagira. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ko nta mahoro y'umunyabyaha. Tubabwira rero uburyo mwaba abakiranutsi, mukabana n'Imana amahoro, mugatunga imitima iguwe neza, itekanye. Ibyo bizanabahesha gufungukirwa amaso, mumenye n'ibindi byinshi cyane bihishe muri Kristo Yesu, kuko birahari. Turi abagabo bo kubihamya, muri we harimo byinshi. Uyu munsi turaganira wenda ariko ku batanzi, njye ubavugisha ni Emile Nshimiyimana, nkaba umuvugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Nezezwa no kubwira abantu ubuntu Imana yatugiriye muri Kristo Yesu, kuko nzi ko harimo ipfundo ry'agakiza, harimo ipfundo ryo kubaho, harimo ipfundo ry'ubuzima. Ubwo rero wowe unkurikiye bwa mbere, sinabura kukubwira ayo mazina kugira ngo mu by'ukuri tuganire ariko twamenyanye. Niba ushaka kujya kuri WhatsApp group yacu, twandikire kuri 0784425057. Niba uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, birumvikana no gushyiraho code akamenyetso ko guteranya 257 tugakomeza gusangira ibiganiro byiza by'ubutumwa bwiza. Uyu munsi turaganira ku magambo ari muri Yesaya 45 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Katwumva ayo magambo ko avuga: ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta, ati niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwa ahantu hiherereye,
kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari njye Mana ya Isirayeli, kubw'umugaragu wanjye Yakobo. Isirayeli natoranije, nguhamagaye mu izina ryawe, nguhimbye izina nubwo utigeze kumenya. Amena. Imana ishimwe cyane. Aya magambo yaturirwa ku Bisirayeli, yaturirwa ku bami bimikishijwe amavuta. Iyo dusoma aya magambo yo mu isezerano rya kera, tuba tubona ko ibyavugwaga bifite amarenga byacaga y'ibyacu uyu munsi. Abimikishijwe amavuta bakaba abami, niko byagendaga kera mu buryo bwa cyami, ariko ijambo ritubwira ko n'ubundi ari twebwe bami ndetse n'abatambyi b'ishyanga ryera, abantu Imana yaronse kugira ngo twamamaze ishimwe rye yaduhamagaye. Nta gushidikanya rero ko ari twebwe aya magambo areba mu gihe nk'iki ngiki, abakiranutsi, abera, abaziranenge, abantu Imana itabaraho icyaha. Iyo tuvuze ibyo, nanone umuntu yibaza uburyo yaba uwera, umuziranenge akiri mu isi, ariko ntituzahwema kubivuga. Ubundi ku bwa kavukire yacu twarabo gucirwaho iteka, ku bwa kavukire yacu ntawe ushobora kugaragara ari uwera, no kubw'ibikorwa byacu ntawagaragara yera imbere y'Imana. Ariko Imana imaze kubona ko umuntu agushije ishyano, ko umuntu abaye umunyacyaha gutyo, yashimye kuducira inzira yo kutweza, yo kutugira abakiranutsi. Iyo nzira rero niyica kuri Yesu Kristo, we wemeye kuza mu isi akambara umubiri w'abantu, akemera no kwishyiraho ibyaha twabarwagaho byose, ataretse no guhabwa igihano cyabyo. Ariko natwe abamwizeye twese akatwambika gukiranuka kwe, ndetse n'impano y'ubugingo buhoraho yagenewe abakiranutsi. Uko rero niko umuntu ahinduka umukiranutsi. Abaroma 10:10 aratubwira ngo umutima niwo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Umuntu rero aba umukiranutsi yizeye ko urubanza rw'ibyaha rwari rumuriho rwagiye kuri Yesu, akanabihanirwa. Gukiranuka kwa Yesu kukaza kuri twebwe, tugahinduka abakiranutsi imbere y'Imana kandi by'iteka ryose. Iyo umaze ko umukiranutsi rero, niwe ijambo riri kubwira ko watoranijwe, kandi ko Imana izakujya imbere ahataringaniye ikaharinganiza. Ni ibintu bikomeye cyane kwakira isezerano riva ku Mana nk'iryo. Ibintu bitaringaniye mu buzima bw'umuntu aba ari byinshi, ibintu abona yibaza ngo byagenda gute, ibintu umuntu adafitiye ibisubizo, ibintu bitagenda, ibintu abona birenga ubwenge bwe, ndetse akabona biramuremerera cyane. Ibyo bintu byose rero bitagenda, bitameze neza, Imana yaduhaye isezerano ry'uko ahataringaniye hose izagenda iharinganiza, umuntu akabaho neza atekaniye mu Mana kandi yumva anezerewe kubaho. Umuntu abaho yumva afite amashuri make se, yumva afite ubutunzi bukeya se, yewe hari n'utekereza ko uburyo Imana yamuremyemo atari bwiza, cyangwa se agatekereza ko avuka mu muryango mubi, cyangwa se agatekereza ko igihugu avukamo cyangwa se yisanzemo atari cyiza. Mbese umuntu iteka agahora yumva atuzuye, mbese hari ibintu bitaringaniye. Ariko Imana ishimwe ko iyo umuntu amaze kwizera Yesu Kristo, ahataringaniye Imana iharinganiza, mbese umuntu akumva aguwe neza, umuntu akumva atekanye, umuntu akumva ari amahoro, akumva ibitagendaga biragenda, akumva mu by'ukuri ibyo yabuze byose kuva yavuka, kuva yabaho, ibyo yashakishije mu isi agaheba, mu by'ukuri akumva arabibonye, akumva aratekanye, akumva ahataringaniye koko hararinganiye. Imana yavuze ko izamenagura inzugi z'ibyuma n'ibihindizo, mbese ibintu byose bidufunze, ibintu byose bifunze imitima yacu, ibintu byose bituboshye, bya bindi bikubuza kwinyagambura, bya bindi wumva bituma utagira amahoro, bya bindi wumva bituma udatera imbere, bya bindi wumva bituma utishima, bya bindi wumva bituma utanezerwa, bya bindi wumva bituma wumva ibyo ukora byose utuzura, udashyika. Ijambo ry'Imana rigaragaza ko Imana, nubwo bimeze nk'ibyuma by'ibihindizo, nubwo bimeze nk'aho bikomeye cyane, ariko Imana ubwayo niyo ije kubisenyagura. Ariko ni mu gihe wizeye udashidikanya ko wowe n'Imana muri umwe, nta kibazo ufitanye nayo, nibwo uzumva ko n'imbaraga mvajuru, imbaraga zisumba byose ziri mu ruhande rwawe, kandi ko ari wowe zirwanirira. Hari igihe kubera nyine ubunyacyaha, umuntu iteka yumva Imana itari mu ruhande rwe, umuntu akumva ahubwo Imana imurwanya aho kumurwanirira. Ko Imana yari ifite imbaraga zisumba izindi mbaraga zose, mu gihe wakumva ko Imana itari mu ruhande rwawe, ahubwo ukumva ko Imana ikurwanya, waba ubuzima bw'ubwoba butarangira, iteka wajya wumva ko akakujeho kose ari Imana ikaguteye,
ukumva ko ibitagenda byose ari Imana ituma bitagenda, ariko iteka mu gihe uzumva ko Imana iri mu ruhande rwawe, Imana ari umubyeyi wawe, Imana ari inshuti yawe, Imana igukunda kandi kwifuriza ibyiza, iteka uzumva ufite amahoro, uzumva uguwe neza, uzumva nta rubanza ufitanye n'Imana, ariko uzumva ko n'ibintu byose bizafatikaniriza hamwe kukuzanira ibyiza. Niko ijambo ry'Imana rivuga mu Baroma igice cya 8, ndavuga ngo kandi tuzi ko kubakunda Imana byose bifatikaniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ndumva nifuza ko wowe dukurikiye wakumva iryo sengesho, wakumva iryo sezerano, wakumva ibyo bintu Imana ivuga ku bakiranutsi, ariko nawe bikagutera kugira inyota yo kumenya ngo nawe umukiranutsi gute, ukamenya ko mu by'ukuri nta kundi kuntu umuntu aba umukiranutsi ni uko yizera Yesu, we wamukuyeho urubanza rw'ibyaha, we wemeye kujya mu kigwi cyawe, we wemeye kwishyiraho ibyari kukurimbuza byose, wemeye kwishyiraho ibyo bibi byose byagutandukanye n'Imana, akabihanirwa ariko akaguhereza ibyiza bye kugira ngo wambare umwambaro wo gucyanuka kwa Yesu, ube mu isi uri umukiranutsi kandi uzi neza ko iwanyu ari mu ijuru. Numara kumera gutyo uzabaho nta mutima ugucira urubanza, uzabaho uzi neza ko uzajya mu ijuru, uzabaho uzi neza ko nta kibazo ufitanye n'Imana, uzabaho uzi neza ko mu by'ukuri imbaraga mvajuru, zimwe zikora ibidashoboka, zimwe ziringaniza ibitaringaniye, zimwe zuzuza ibyari ibikombe, zimwe zimanura imisozi nayo ikaringanira ikaba ibibaya, bya bindi byose abantu bavuga ngo ntibishoboka, abantu bavuga ngo ntawamenya, abantu bavuga ngo bizi Imana nyine kuko ni nayo ibizi, izakwereka ko ibishoboye kandi kizabikora byose ku nyungu z'uwikunda ari we wowe. Ni wowe rero ijambo ry'Imana riri guhamagara, ni wowe ririmo ririkubwira, ni wowe rikubwira aya masezerano, rikubwira ngo wowe natoranije, abo yatoranije n'abo yatoranije muri Kristo, abo yahamagaye n'abo yahamagaye muri Kristo, abo yahamagaye n'abo iri guhamagaza ubutumwa bwiza, ni twebwe Imana izajya imbere ahataringaniye ikaharinganiza ibihindizo, ibyuma bikomeye, imigozi yari ituboshye, ibyo shitani yatuboheshaga, ibyo bita nk'inyatsi na karande, ibyo bita amateka mabi, ibyo bita mbese imivumo n'ibindi byose bibi bigenda ku bantu, ibyo ntabwo bigenda ku bakiranutsi. Umukiranutsi w'Imana ararinzwe, umukiranutsi w'Imana arinzwe n'imbaraga zisumba byose. Imana niyo imurwanirira, Imana niyo imuneshereza. Ubwo burinzi bw'Imana, uwo mutekano uva ku Mana, niwo nawe nkwifuriza. Imana yakomeje kuvuga ngo izaduha ubutunzi buri ahantu mu mwijima hihishe abantu batazi. Ubwo butunzi abantu batazi Imana irabufite kandi Imana irabutanga. Hari ubutunzi abantu batazi. Abantu bazi ubutunzi nk'amafaranga, abantu bazi ubutunzi nk'amashuri, abantu bazi ubutunzi nk'ubwiza bufatika, ubu nyine umuntu areba inyuma, umuntu akavuga ati ubutunzi ni inzu, ubutunzi ni imodoka, ubutunzi ni isambu, noneho kugira parcelle muri Kigali ni ibintu bidasanzwe. Ariko cyangwa se ubutunzi ni ukubona nationalité ya Canada, nationalité yo mu Bwongereza cyangwa se mu Burayi muri rusange, Belgique n'ahandi mu Bufaransa. Ariko ubutunzi nyakuri buri ahantu hihishe abantu batazi. Ariko reka mvuge ngo aho hantu Imana yadushyiriye ubutunzi nta handi, ni muri Kristo Yesu. Ndetse ijambo ry'Imana rigaragaza ko muri we harimo ubutunzi bw'ubwenge no kumenya, ngo niho bwahishwe. Ariko mwibuke ko n'ijambo wahoze wahoranye n'Imana, kandi ngo ni nawe Imana, ngo nta n'icyaremwe kitaremwe nawe, ibyaremwe byose niwe wabiremye. Iyo tuvuga rero ko ari umutunzi wa byose, mujye mubyumva, kandi ubutunzi bwose bufitwe nawe. Ubwo ushatse kuvuga ko iyo wageze kuri we uba unatungiye muri we kandi utunze byose ubimukesha. Kandi bavuze rero ko ubwo butunzi buri ahantu hihishe, Imana n'ubwacu nitwe yabugeneye abizera Yesu Kristo. Wowe niwizera Kristo, menya ngo muri we ufitemo byose, ibyo waburiye hanze ye uzabibonera muri we. Ikibazo nuko abantu benshi bazi ko bizera Kristo kandi batamwizera, bityo bagahorana amasengesho y'amaganya, bagahora bumva batuzuye, bagahora bumva ntacyo bafite, bagahora bumva ari abakene, bagahora bumva mu by'ukuri ari abaswa, bagahora bumva mu by'ukuri ari abatindi bo kubabarirwa, bagahorana amasengesho y'amaganya. Ariko muri Kristo harimo kuzura, muri Kristo harimo ubukire, muri Kristo harimo ubukire ariko buhishe. Nyine ni bwa bundi ushobora kudatekereza, ni bwa bundi ushobora kutamenya, ariko iyo wageze muri Kristo umenya ko muri we harimo ubutunzi nyine koko buhishe abantu benshi batazi, ariko we bugahinduka ubwawe. Nihuse kubwo butunzi, ndagira ngo njye mu Baroma, mu rwandiko rw'Abaroma, Abaroma igice cya 14 umurongo wa 17,
haravuga ngo kuko ubwami bw'Imana atari ukurya no kunywa ahubwo ari ubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwuka wera. Ubwo nibwo bwami bw'Imana, ngo si ukurya no kunywa ahubwo ni ugukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwuka wera. Ndagira ngo twumve ko iyo umuntu yageze mu bwami bw'Imana icyambere ahinduka umukiranutsi. Ako kantu nako ndagira ngo nga clarifying cyangwa se ngasobanure, ngatangeho umucyo. Hari abantu benshi bavuga ko bizera Yesu ariko bakavuga ko ari abanyabyaha. Ndeka kuri inzira ku murima ko nta munyabyaha wizera Yesu baho. Iyo wizeye Yesu uhinduka umukiranutsi. Ubwami bw'Imana nubwo gukiranuka, iyo ni number 1. Igihamya cy'uko umuntu yageze mu bwami bw'Imana ni uko aba ari umukiranutsi. Kuko Imana ni Imana ikiranuka, n'ubwami bwayo rero n'ubwami bukiranuka kandi n'ubwami bw'abakiranutsi. Ntago wagera mu bwami bw'Imana rero nk'ubu ukiri umunyabyaha, ahubwo ubwami bwa Satani nibwo bwami bw'abanyabyaha. Iyo ukivuga wowe ubwawe kuri umunyabyaha, ubwo ujya urongeraho kuba mu bwami ubundi bwa Satani. Mu bwami bw'Imana ni ubwami bwo gukiranuka gusa, nta cyaha kiba mu bwami bw'Imana. Ahubwo akenshi twitiranya kuyoboka idini n'imihango y'idini, tukabyitiranya no kwizera Yesu, ariko biratandukanye cyane. Uwizeye Yesu ni uwahindutse umukiranutsi abikesha kwizera ko Yesu yamukuye urubanza rw'ibyaha akarwishyiraho, igihano cyakagukwiriye kikajya kuri Yesu, ugahinduka umwere imbere y'Imana, umuntu Imana itabaraho icyaha. Ni ugukiranuka rero n'amahoro ndetse no kwishimira mu mwuka wera. Nanone umuntu wageze mu bwami bw'Imana agira amahoro. Amahoro Yesu yarayavuze, aravuga ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, sinyabahaye nk'uko ab'isi batanga. Ubundi ikibuza abantu amahoro ni ibyaha. Iyo wakuweho ibyaha rero nyine reka mvuge ngo ubwo amahoro nayo ahita ahinduka umugabane wawe, ahinduka umunani wawe. Ubwo rero amahoro nta n'ikiguzi twabona twatanga kugira ngo tugire amahoro. Hari amahoro tuzi rusange yo kuba nta ntambara zihari, yo kuba nta masasu twumva n'ibindi, ariko amahoro nyakuri ijambo riri kutubwira ni amahoro yo mu mutima. Noneho ni amahoro Imana itanga ihereza umuntu akumva arindiwe mu Mana, akumva Imana iramwishingiye, akumva Imana iri mu ruhande rwe, akumva Imana niyo imurwanirira, akumva Imana niyo murinzi we, akumva Imana ni umubyeyi we kandi umukunda, bityo akavuga ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwanjye, kuko ijambo ribivuga ngo nta mubisha nagira. Ayo rero niyo mahoro ndimo ndavuga. Iyo umuntu ageze mu bwami bw'Imana rero agira amahoro. Amahoro umuntu ashobora kuyabura, ariko iyo wageze mu bwami bw'Imana noneho amahoro ahinduka umunani wawe. Tekereza kuba ufite amahoro, tekereza kuba uri umukiranutsi, umuntu Imana itabaraho icyaha. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Bwa butunzi buri ahantu hahishe twatangiye kubwumvamo bimwe mu biburanga. Gukiranuka ni ikintu abantu bose babuze, birirwa bashakisha, bakagira ngo nibasenga cyane bizabagira abakiranutsi, nibatanga ibyo bizabagira abakiranutsi, nibambara gutya na gutya bizabagira abakiranutsi. Ariko tekereza ko umuntu ahinduka umukiranutsi ku buntu, abikesha gusa kubarwaho gukiranuka kwa Yesu. Akandi gashya bikaba gukiranuka ku iteka ryose. Amazing, ni ibintu byiza cyane. Noneho ubwami bw'Imana nubwo gukiranuka, umuntu wabugezemo ahinduka umukiranutsi. Ubwo bwami nawe nkwifurije kububamo, ukaba umukiranutsi ku buntu kandi mu buryo bw'iteka ryose. Ukagira amahoro rero iteka, ukagira amahoro iteka. Ya mahoro utakurwaho n'uburwayi, utakurwaho n'urushako, utakurwaho n'urubyaro, utakurwaho n'ubukene, utakurwaho n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ukagumana amahoro yawe kandi ukayagumana iteka ryose. Noneho icyanyuma bavuze cya gatatu ngo ni ukwishimira cyangwa kunezererwa mu mwuka wera. Umunezero abantu byavuga ngo ibyishimo birahenda, kunezerwa birahenda, kandi koko birahenda ariko ntibinashoboka. Birahenda ariko ntibinaboneka mu buryo bw'abantu. Ariko muri mwuka wera twahawe kunezerwa mu buryo bw'iteka ryose. Ni ukuvuga ngo iyo wizeye Kristo ugabana mwuka wera, ni itegeko naryo vuko rya kabiri nyine. Ntabwo wakwizera Yesu Kristo ngo ubure kuba udafite umwuka wera. Ikibyarwa n'umubiri n'umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka n'umwuka. Ivuko rya kabiri rero riduhereza umwuka w'Imana, tukavuka kuri yo, tukagabana kamere yayo ya mwuka. Iyo umuntu rero avutse ku Mana ahinduka uwera, umukiranutsi, ariko akanagabana umwuka wera umuhindura nyine kuba umwana w'Imana. Noneho rero muri uwo mwuka wera dufite umunezero, ni impano y'umunezero. Hahandi umuntu anezererwa iteka ryose, hatanyweye inzoga, atagiye mu busambanyi, atagiye kureba umupira,
atari uko yaguze imodoka nshya, atari uko yarangije kaminuza, atari uko yagize birthday, iteka umuntu akaba anezererewe mu mwuka wera. Tekereza nawe ubwo butunzi koko buri ahantu hahishe, ahantu abantu batazi. Nyine abantu bazi umunezero ukomoka muri ibyo navuze n'ibindi ntavuze ariko byo mu isi abantu bashakiramo umunezero, uko yambaye, uko yariye, inzu atuyemo, karitsiye atuyemo, kipe yatsinze, yasokoje neza, bamuhaye impano ku munsi mukuru. Ibyo nibyo abantu bita kunezerwa, ariko umunezero wo muri mwuka wera ni umunezero abantu batazi, ariko we nugera muri Kristo uzawusangamo, uzamenya ko umuntu ashobora kunezerwa kandi akanezerwa by'iteka ryose. Ni ubutunzi rero buri ahantu hahishe, ariko abageze muri Kristo twarabubonye. Nawe ndaguhamagarira kugira ngo ntushidikanishwe no kutizera, ahubwo wizere, kugira ngo nawe ugabane ubwo butunzi bukomeye cyane zitaguhereza kandi buri ahantu hahishe. Uterakana subscribe kuri channel yacu wabikora, kugira ngo ukomeze wumve ijambo ry'umukiro, wumve ijambo ribeshaho, wumve ijambo ry'imbaraga, wumve ibintu utigeze kumva, wumve ibintu itigeze iguhereza, wumve ibyo waburiye hanze bimwe bitaringaniye kuko Imana yavuze ngo izaringaniza. Wumve kubaho koko wuzuye, wumve kubaho wishimiye ubuzima, wumve kubaho utekanye, wumve kubaho unyuzwe, wumve kubaho uguwe neza. Ibyo bisobanura. Reka rero nsoza, reka mvuge ngo mu by'ukuri amahoro y'Imana arutayo umuntu yavuga, arutayo isi yatanga, akomeze gutwarira mu mitima y'abizera Yesu Kristo bose none n'iteka ryose ku bwa Yesu. Amen.